Aha, muraho neza nshuti za Everyday Advice Hub. Ndatekereza mumeze neza. Mu minsi ishize, mugenzi wanjye yaraje ati ariko njye nta buryo bubaho bwo kwandika imeri hanyuma ikagendera igihe runaka ushaka, ku buryo dufata urugero nyanditse aka kanya kandi nkaba nshaka kugera ku nyohereje hashize amasaha 2. Ese byakunda? Naramusubije nti ubwo buryo burahari rwose, nuko ndamwerekera. Bukeye anyohereza undi ati nawe bimwereke. Nuko igitekerezo kivuga gutya cyo gusangiza abandi ubwo bumenyi. Mu gutangira iki kiganiro, ngira ngo birazwi ko abantu benshi bakoresha uburyo butandukanye kugira ngo bavugane n'abandi batari kumwe. Aha ndavuga mu buryo bw'inyandiko. Aha twavuga nko gukoresha email, SMS, posta n'ibindi. Mu gukoresha email, hari platforms zifashishwa nka Yahoo, Outlook, Yandex, Gmail n'izindi. Rimwe na rimwe umuntu ashobora gukenera kohereza email ariko adashaka ko ihita igera ku bigenewe ako kanya, ahubwo agahitamo ko yamugeraho mu gihe runaka, yaba nyuma y'iminota, isaha, umunsi utandukanye n'uwo bariho, ndetse yemwe n'imyaka igashira, cyakora ntirenge iteganijwe runaka. Ahangaha mu kuvuga imyaka ibiteganijwe, twavuga yuko nko kuri Gmail baguhereza imyaka 50 yo kuba email yawe yaba itaragera ku uyoherejeho. Ikindi, ushobora kuba ufite email nyinshi wifuza kohereza mu bihe bitandukanye kandi ukabona ko igihe gishobora kukubera imbogamizi, cyangwa se ukaba nta na mega uza kuba ufite mu gihe kiri imbere. Rero gutegura email ukanaziteganyiriza igihe ziza kugendera byagufasha gukoresha igihe neza. Muri iyi nkuru turasobanura uburyo bwo kwandika email muri Gmail ukayitegurira ko igenda ku gihe runaka wifuza, ibyo bita scheduling, hamwe n'uko ushobora kubigenza uhindura igenda rya email wateganije cyangwa se kuzihagarika niba gahunda zawe zihindutse. Ahangaha umuntu ashobora no kwibaza iki kibazo: ese ubundi kuki ushobora guteganya kohereza email ariko itari bugenda ako kanya? Dore ibihe bimwe bishobora kuba byiza mu guteganya email muri Gmail. Birashoboka yuko ushobora kwicara uvuga uti reka nohereze email hakiri kare kubera ko ari bwo kanya mfite ubu ngubu. Wenda mu masaha ari buze kuza nta mwanya nzaba mfite, kandi hari email y'ingenzi nifuza yuko irara yoherejwe. Icyo gihe rero kwicara ukavuga uti reka nyandike ubu ngubu hanyuma nyohereze, ariko nteganya yuko iri buze kuhagera igihe runaka nshaka, biri buze kumfasha. Ikindi, scheduling ishobora kugufasha mu gihe uri kohereza email ahantu hafite time zone zitandukanye. Birashoboka ko ukorana n'abantu baba muri time zone zitandukanye n'iyawe. Rero niba ushaka kohereza email ku buryo kubona igisubizo kibaturutseho byoroha kubera ko bijyanye n'amasaha y'akazi kabo, ushobora kwandika email ikagenda mu gihe kiri buze. Ikindi cya gatatu, ushobora kuba ushaka kohereza email yawe mu gihe runaka gutyo gusa. Urugero, hashobora kubaho aho ushaka kohereza bagenzi bawe email mbere y'inama mufitanye, hanyuma ugakoresha iyi gahunda ya scheduling wohereza ibikenerwa by'ingenzi muri iyo nama. Fata urugero iminota 15 mbere y'uko iyo nama itangira. Ikindi, hashobora kubaho ibihe ukora mbere cyangwa se nyuma y'amasaha y'akazi, kandi bikaba bitaza kugukundira kubona uko wohereza email mu masaha y'akazi, cyangwa se udashaka ko iyo mail ideranje umuntu utari mu kazi. Aha naho wakoresha uburyo. None ni gute waschedulinga email muri Gmail? Dore intambwe ndatekereza zishobora kuba zigera nko kuri 3 ushobora gutera kugira ngo utegure email muri Gmail. Intambwe ya mbere ni yo gufungura Gmail account yawe hanyuma ukinjiramo. Intambwe ya kabiri turayivuga dushingiye cyangwa se turi kurebera kuri ino screen muri kureba ahangaha. Murabona ko ahangaha kuri ino screen dufite ibintu bitandukanye. Ahangaha murabona
iyi screen cyangwa se kamvuge iyi window dufite igice cy'ibumoso n'igice cy'iburyo, tukagira igice cyo hejuru ndetse n'igice cyo hasi, ndetse noneho tukavuga yuko dufitemo n'igice cyo hagati. Mu guschedulinga email muri Gmail ukanda ahantu handitse compose. Compose ngira ngo murahabona, ni kuri kano kabuto karanga kanditseho compose. Akabuto kabanzirizwa n'igishushanyo cy'ikaramu. Iyo ukanze kuri kano kabuto kanditseho compose, hahita haza indi fenêtre cyangwa se akandi kadirishya aho bisanzwe wandikira email yawe. Ahangaha ngira ngo murabizi, ahangaha niho unashyiramo adresse y'uwo wagiye kwandikira. Dufate urugero, ugiye kwandikira inde? Ugiye kwandikira wenda umukozi mwiza. Umukozi mwiza @gmail.com. Hanyuma ahangaha naho ushyira ingingo cyangwa se subject y'icyo ushaka kwandikiraho kuri uwo muntu. Wenda hi. Ahangaha murabizi naho umuntu yandikira ubutumwa afite. Wenda reka twandike nashakaga kugusuhuza. Ngira ngo murabyibuka neza ibyo umaze kuvuga. Umaze gukanda kuri compose nk'intambwe ya mbere, hahita haza iyi fenêtre aho iguhereza ibyo aho uruze kwandikira, aho ushyira adresse y'uwo wandikira, impamvu cyangwa se ingingo nyamukuru, hanyuma n'ubutumwa ushaka guhereza uwo ugiye kwandikira. Intambwe ya gatatu ni nk'ibisanzwe, ni ukujya gukanda kuri send. Ariko ahangaha uri kwitonda cyane, nkaho wagakanze kuri send ahangaha, ahubwo ukanda kuri kano kabuto k'iburyo ya send. Reka tugakandeho. Mu gukanda kuri ino buto ya send, hahita haza akandi ka message ariho ubona ahangaha handitse schedule send. Kasubiremo. Intambwe ya mbere yari yo kwinjira muri Gmail account. Intambwe ya kabiri yari yo gukanda hano kuri compose. Intambwe ya gatatu ni yo kwandika message ushaka koherereza umuntu runaka, wuzuzamo ibisabwa byose, adresse, impamvu ndetse na message. Hanyuma intambwe ikomeye, ubusanzwe iyo umaze kohereza message uhita ukanda kuri send, ariko ahangaha ho ntabwo uhita ukanda kuri send, ahubwo ureba kano kabuto kegeranye na send, ngira ngo muri kubona ahangaha, ukagakandaho. Wirinda gukanda kuri send, kuko uramutse ukanze kuri send message yahita igenda, ahubwo ukanda kuri kano kabuto kari iburyo ya send. Reka tugakandeho. Iyo umaze kugakandaho, hahita haza aka message kitwa schedule send. Aka schedule send rero niko kagufasha guteganya igihe runaka message yawe yaza kugenderaho, ukagakandaho. Nkuko mubibona ahangaha, iyo ukanze kuri schedule send
hahita haza indi menu. Iyo menu niyo igufasha guhitamo igihe runaka wifuza ko email yawe igendera. Intambwe ikurikiyeho niyo guhitamo igihe ushaka yuko message yawe igendera. Ngira ngo nk'uko muri kubona kuri ino screen, schedule send iguhereza uburyo bugera kuri 4. Fata urugero, urifuza yuko message izagenda ejo mu gitondo kuri iyi saha, uhita ukanda ahangaha. Uburyo bwa kabiri, urifuza ko message izagenda ejo ku iyi saha. Ahambere hari saa 2 za mu gitondo, aha kabiri ni saa 7 za nyuma saa 6, aha gatatu bagupropose nuko message yagenda ku wa mbere tariki 20 saa 2 za mu gitondo. Ahangaha urumva baba baguhaye limitations. Noneho mu gihe wifuza yuko wowe ari wowe wihitiramo igihe ushaka yuko message yawe igendera, ukanda kuri buno buryo bwa 4 handitseho pick date and time. Reka tuhakande. Iyo hakanze bahita baguhereza kalendare iriho igihe runaka ushaka yuko wayohereza. Ngira ngo urabibona, hari ukwezi, hari umwaka, ariko noneho n'iminsi igeze kwa kwezi. Ubishatse rwose wakomeza ukagenda uti ndashaka ko izagenda mu gihe runaka. Fata urugero, noneho ndashaka ko iyi message noherereje mukozi mwiza @gmail.com igenda mu kwezi kwa 11 ku itariki wenda 3 mwaka wa 2024. Iyi saha saa 12:27 z'umugoroba. Ushobora no guhitamo igihe runaka, isaha runaka. Wenda ntabwo nshaka saa 12, ahubwo ndashaka isaa 6:15. Iyo umaze guhitamo igitariki ushaka, ahangaha njye nahisemo itariki 3 z'ukwezi kwa 11, ariko ushobora guhitamo itariki 13 bita byihindura ahangaha. Ushobora guhitamo ukwezi kwa 10, ushobora guhitamo gusubira inyuma ugahitamo ya tariki ijyanye n'ukwezi. Twe twari turi ku itariki 16, ariko ushobora kwicara uvuga uti njye ndashaka yuko igenda ku itariki 24, nabyo bihitamo. Hanyuma wamara guhitamo itariki ushaka, twahisemo ku itariki 24 z'ukwezi kwa 5 2024 isaa 6:15 uhita ukanda kuri schedule send kugira ngo wemeze. Ubwo bivuze yuko iya message yacu izagenda ku itariki 24 z'ukwezi kwa 5, aho kugenda ku itariki y'uyu munsi. Ngira ngo ubwo aho ngaho mwabyumvishije. Noneho ni gute ushobora kureba cyangwa guhindura email ziteganijwe kohereza igihe runaka? Uricaye uti ariko nta email ishobora kuba nateganije yuko izagenda igihe runaka kandi nshaka kuyihindura icyo gihe, cyangwa se nshaka kuyisiba nk'izaba ikinagiye. Ahangaha ni intambwe tugiye kureba zikurikiyeho. Intambwe ushobora gutera kugira ngo urebe cyangwa uhindure email zawe ziteganijwe kuzagendera igihe runaka. Intambwe ya mbere, urabanza ukajya kureba email nyine ziteganijwe, mbese email zitagiye, ahubwo email ziteganywa kuba zizagenda igihe runaka. Ubirebera hehe? Muri ya screen yacu turimo, muri account ya Gmail, ujya
ibumoso bwa screen, kino gice cy'ahangaha ugashakisha ahantu handitse scheduled. Scheduled ni hehe? Hano murabona ahantu handitse scheduled. Rero ukanda kuri scheduled ukabona imeri zose ziteganijwe kuzagendera igihe runaka. Ngira ngo Gmail yemerera umuntu guteganya imeri zigera ku 100. Intambwe ya kabiri mu guhindura imeri ziteganijwe kohereza igihe runaka ni uguhitamo imeri wifuza guhindura cyangwa guhagarika. Imeri ziteganijwe zigaragara mu buryo bukurikirana. Bivuze ko imeri yawe iheruka gutegurwa izaza hejuru y'izindi. Rero ahangaha biradusaba iki? Biradusaba gukanda kuri imeri wifuza guhindura cyangwa se guhagarika. Reka dukande kuri iyi ngiyi twari twamaze kwandika. Ngira ngo murahita muyibona ahangaha. Nyuma yo kwinjira ahangaha aho umuntu yahindurira igihe giteganijwe cyo kugira ngo message izagende, reka turebe noneho uburyo dushobora gukansaringa cyangwa se guhagarika iyo ryoherezwa ry'iyo message. Ureba ahanditse cancel send. Cancel send iri iburyo bwa screen, bivuze ahangaha ukahakanda. Iyo hakanze bahita bagusubiza aho watangiriye mbere ujya kwandika message. Ngira ngo murabyibuka, ntabwo dukanda kuri send kuko ahangaha twaba tugiye guhita twohereza ya message yacu, ahubwo dukanda iburyo bwaho bakatuzanira schedule send, bakandaho. Murabibona itariki twebwe twari dufite kugeza ubu ngubu ya itariki 24, none tugiye guhindura dushyiraho indi tariki nshyashya. Dushyiraho itariki, aho gushyiraho 24 reka dufate 31, wenda isaa moya, cyangwa se tuvuge isaa 8 n'iminota 6. Ukongera ugakanda kuri schedule send. Ahangaha ngira ngo murabibona yuko igihe cyarahindutse. Aho kuba ku itariki 24 message noneho izagenda ku itariki 31. Ushobora kwibaza ati se okay, maze kumenya uburyo bwo guschedulinga noneho message yanjye, ariko se noneho nshaka yuko itazanagenda dito. Hari uburyo bubiri. Hari uburyo bwo guhita uyisiba ahangaha direct. Ni gute? Iyi message ntibiri guyifungura, ahubwo utikinga hano cyangwa se uvivura hano, ukanda kuri kano kabuto kajya kumera nka kare, ukabona haravivuye. Iyo ubonye havivuye uhita ukanda kuri cancel send. Ubundi buryo bundi ni ukuba wakanda kuri ya message yawe ukajya gukanda kuri cancel send, hanyuma ukajya hano hasi. Ngira ngo murabibona hano hari akantu kameze recycle bin, akantu kameze nk'agatebo k'imyanda, akaba ariko ukandaho. Iyo ukanzeho message ihita igenda burundu. Ngira ngo mwabibonye. Reka nsubiremo nihuta. Intambwe ya mbere
mu gihe ushaka kwandika email ariko uyiteganyiriza yuko yazagenda nyuma y'igihe runaka, ni ukubanza kwinjira muri Gmail account yawe. Gmail account yawe iyo irimo biba bimeze nka gutya. Iyo ukimara kuyinjiramo baguhereza screen imeze gutya, aho ubona message zirimo ariko ukabona n'ibyo ushobora gukoresha za message bitandukanye. Intambwe ya kabiri ni ugukanda kuri compose, ukuzuzamo uwo ushaka kuyohereza message runaka. Twari twavuze umukozi mwiza @gmail.com, ugashyiraho impamvu, gusuhuza, ukandika ubutumwa ushaka, muraho. Hanyuma nk'aho wakohereje message wagakanze kuri send, aho ukajya iburyo bwa send ukahakanda, bakaguhereza kano ka schedule send, ugakandaho ugahitamo itariki cyangwa se igihe runaka ushaka yuko message izagenderaho, you pick a date, ugahitamo itariki 20 z'ukwezi kwa gatandatu, cyangwa se reka tuvuge itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere muri 2027, ugahitamo isaa 6:50 ugakanda kuri schedule send. Message ijya muri scheduled, bivuze ngo iyi message izagenda ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere, uko bigaragara aha ngaha mu mwaka wa 2027. Waba ushatse kweditinga message wa schedulinze, uyikandaho wamaze kujya muri scheduled, urabyibuka, ugakanda kuri cancel send, bakaguhereza ya message yawe, ukeditinga igihe ushakiye yuko izagendera. Twari twavuze ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere, reka duhindure tugere ku itariki 30 za 2027. Itariki 30 z'ukwezi kwa mbere muri 2027, isaa 8:20, cyangwa ugahindura isaha ushaka ukajya kuri schedule send. Murabibona yuko itakiri ku itariki 30, itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere, ahubwo zabaye itariki 30 z'ukwezi kwa mbere. Waba ushaka gusiba iyi message uvuga uti sishaka izagendera iki gihe, twavuze yuko vivura aha ngaha ugakansaringa send. Murakoze cyane. Haramutse habaye hari comment ufite cyangwa se hari ikindi wifuza yuko twazabaganirizaho, mwabyandika muri comment. Imana ibahe umugisha.